nongere mbasuhuze aho muherereye hose nizere ko mumeze neza. Utameze neza nawe turamwihanganishije kandi tuboneyeho kumusabira ku Mana, rwose yumve ko tumusabiye ku Mana kugira ngo imufashe namere neza, mwese tujye tubasha kubana mumeze neza kuko nibyo tubifuriza, ibyiza nibyo duhora tubifuriza. Birumvikana ko rero tuba tugeze muri wa mwanya tugenda turebera hamwe amakuru aba akomeje kugenda avugwa mu itangazamakuru hirya hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera aho dutuye. Ahangaha mbazaniye inkuru navuga ko ibabaje cyane, ariko se mwa bantu mwe ubugome ko bukomeje kwera hirya no hino, koko imitima y'abantu ko mbona ikomeje kutifuriza abandi kubaho, bimeze bite? Bizarangira bite? Birimo guterwa n'iki? Ni inkuru irimo kuvugwa hariya mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru yababaje abantu bose, hafi ya bose bababaye, hafi ya bose barimo kumva iyi nkuru barimo kuvuga bati niba ari byo koko ibi bintu byaba binateye ubwoba. Ni inkuru y'impanuka yaje kuba yabera rwose ahazwi nko mu murenge wa Kimisagara, ni muri Nyarugenge. Iyi mpanuka rero kuba kwayo ni impanuka y'imodoka benshi bavuga ko ari iya wasake, yaje kuba yagonga umugabo n'umwana. Uyu mugabo akaba yari ateruye umwana ku rutugu, ariko noneho abaturage bakavuga yuko iyi modoka ngo yabishe ibishaka, kubera yuko ngo yabagonze bitura hasi, bituye hasi, iyo modoka ihita isubira inyuma ako kanya, ihita ibagonga, irongera ibanyura hejuru isubiye inyuma. Ukibaza ngo byaba ari ibiki ibi bintu? Umuntu nk'uyu niba yabikoze abishaka koko waba akwiye kubaho? Ibintu dukomeje kugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyine aba ari amakuru yagiye anabera hirya no hino, ntabwo ari ibinyoma. Bikomeje gutera ubwoba abantu bibaza bati ibintu birimo kubaho kubera iki? Kuki birimo kubaho? Bizarangira bite nibikomeza gutya? Abantu ko bakomeje kuba nk'inyamaswa. Iki kibazo umuntu wese yakibajije, bizarangira bite? Nk'uko rero amakuru yagiye atangazwa n'abantu bari bahari, iyi modoka koko rwose ngo ikimara kugonga uwo mugabo wari uteruye umwana ku rutugu, bituye hasi, iyo modoka ihita isubira inyuma. Kandi no mu tuvidewo twagiye tubona iyo modoka isa nk'iri gusubira inyuma, ubwo yasubiraga inyuma igiye kubasohoza, aho kugira ngo umushoferi avemo arebe ibibaye, arebe barakomeretse, turebe uburyo bagera kwa muganga, ahubwo icyo yakoze Mana yanjye biteye ubwoba. Ikintu yahise akora, yahise yiyumvisha ko aho kugira ngo arebe ibibaye ngo babajyane kwa muganga, ahubwo agomba gusubira inyuma akabarangiza batari banabyuka. Abantu rero bavuze bati rwose ibi bintu tubonye biteye ubwoba, mw'abantu mwe, ibi bintu tubonye biteye ubwoba. Abantu bavuze ati ibintu birababaje cyane ku rwego rwo hejuru, aho kugira ngo niba umuntu akoze agisida zibaho, ntawe utazi ko agisida zibaho, aho kugira ngo arebe se birangiye bite, aracyahumeka se, tubajyane kwa muganga, ahubwo wakumva ko ikigomba kuza imbere y'ibindi ari uguhita banyura hejuru bagapfa. Ubundi abashoferi nk'aba yabikoze gutyo ahita ahuruduka mu modoka akirukanka, kuko aba yabikoze abishaka. Ni kwa kundi ngo abashoferi nyanumva akenshi bavuga ngo aho kugira ngo uburane n'umuntu ngo uriho ngo wamugonga agapfa, ngo bakagufunga umwaka ngo ufite ibyangombwa. Iri tegeko naryo bazarirebeho, niba bigaragara ko umuntu yamugonze asa nk'aho afite ubushake bwo kumugonga, rwose barebe uburyo bamuha ibihano bimukwiriye birengeje kwemera, atari ibyo kuvuga ngo afite ibyangombwa. ngo Mana yanjye, bitabaye ibyo ngibyo abantu benshi bazashira rwose, binyuze muri ubu buryo abantu biyumvisha ngo ndabikora, bafunga umwaka birangire, niba ari umwaka niba ari amezi.
impanuka rero tubona yabaye kuri uyu wa kabiri, birumvikana ko ari tariki 23 ukwezi ni ukwa gatandatu 2025, bikomeje kugenda bibera rero mu duce dutuyemo rwose ndabona bikomeje gutera ubwoba abantu batandukanye. biteye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Ni ugusenga cyane tukareba ko Imana yagira icyo ifasha isi. Abantu nk'aba ngaba rwose babahemo kuri uru rwego, sinzi ni wa munga niba bakwiye kubaho nabo. Ni gute umuntu akwiye kubaho atifuza ko mugenzi we abaho? Ikibazo wakibaza. Umuntu utifuza ko mugenzi we abaho nta n'icyo amutwaye, ni gute wowe wamwifuriza kubaho ubundi? Birababaje cyane. Ngayo nguko rero, ni amakuru tuba tubazaniye rwose ngo mumenye ibikomeje kugenda bibera hirya no hino. Nyamuneka mujye mugenda munigengeseye, kuko urumva niba ukoze na gisida jya uharanira kubyuka bwangaho kugira ngo uvuge ngo reka ndyame babone ko imodoka inkoreye ibintu bibi nari mpfuye koko ndi hafi gupfa. Ushaka kuzatekereza gutyo nawe akagaruka akaguhozoza. Nibyuka baduka bwangu, hanyuma ibindi bize nyuma ariko wabadutse. Inshuti zanjye rero, uyu mushoferi rwose twizere ko niba ari